nkabyara n'inda zitandiye rwose nkagira ngo wenda zandiye nasinziye nkabona ndabyaye. Burya iyo wubashye Imana ukagira umwete mu byayo nayo igira umwete mu byawe. Hari inda nagiye mbyara nkagira ngo wenda yandiye ndi mu bitotsi, nagira ngo ugiye kunjya nkabona ndabyaye. Ibyo rero byananyuze ku mutima cyane, ndavuga ati burya iyo wubashye Imana igukorera ibidasanzwe. Yego. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, nitwa Koranumwete Theophile, ndi umukristo. Ndashimira Imana ikomeje kubana natwe ikaduha amahoro muri uru rugendo turimo. Izina ryayo rishimire habwe icyubahiro. Ikiganiro tugiye gukora kuri uyu munsi wa none, tugiye kuganira n'umuntu w'umubyeyi. Ndagira ngo mwakira dusuhuze atwibwire, noneho namara kutwibwira tubone dukomeze. Turakwakiriye. Haleluya. Amen. Ngewe ubashuhuje nitwa Nyirakamanzi Suzana, nkabasengera muri ADPR, nkabandi n'umuririmbyi muri Witsemba. Yego. Uti uri n'umuririmbyi muri korali Witsemba. Ndagira ngo usenge, numara gusenga tubone kuganira ku kiganiro cy'uyu munsi. Turagushimye Nyagasani, tugushimiye ubuntu tugiriye muri uyu mwanya, kuko utwemereye kuboneka aka kanya aha hantu, kuko utwemereye nyakubahwa. Turabigushimiye. Uyu mwanya uduhagararire, utube hafi, imbaraga zo mu ijuru zitwururukire. Ni ukuri ntaravuga byinshi bikwiriye, urabizi ari ibyo tugirira, niko ninginze mu izina ryawe Yesu. Amen. Urakoze cyane kudusengera. Uti uri umurinzi wo muri korali Witsemba. Ndagira ngo tubwire ibya Witsemba. Witsemba yigezemo ute? Witsemba nayigezemo muri 93. 93. Naho nageze muri Witsemba. Utarayigeramo se wabaga mu buhe buzima mbega? Ntaragera muri Witsemba, nabaga muri korali n'ubundi ya Rondoyi, kuko twebwe twari turi muri paruwasi ya Rondoyi. Witsemba rero ibarizwa muri Gasovu, muri paruwasi ya Gasovu. Nabaga ndi umuririmbyi n'ubundi mu korali n'ubundi yaho ku Rondoyi ya paruwasi. Nuko se tubwire ukuntu waje kuva muri Rondoyi ukaza muri Gasovu, byagenze gute? Ubundi nasabwe nyine, twari turi kumwe muri paruwasi imwe, igeze aho bavuza kubyara, bavutsamo Gasovu. Usabye aza muri Gasovu, nange sigara muri Rondoyi. Ubwo nza gushyingirwa rero muri Gasovu, mpita njya muri korali n'ubundi ya paruwasi ya Gasovu. Yego. Uko niko winjiye muri korali Witsemba. Umaze kwinjira muri korali Witsemba rero byaje kugenda gute? Maze kwinjira muri korali Witsemba, bitewe nuko nanjye nkihana, nahise numva afite ishyaka ryo gukorera Imana. Ngeze muri Witsemba sanga nabo bafite ishyaka ryiza ryo gukorera Imana. Numva nanjye kuko ari ryo shyaka nari ifite, nanjye numva biranyubatse, nkora umurimo aho ngaho muri korali. Icyo nabakundiye kurutaho, numva nta n'indi korali najyamo, yego zirahari zikora umurimo w'Imana, ariko numva nyine nayibamo akaramata. Nuko nasanze bagira umutima w'imbabazi wo gufasha. Bagira umutima w'imbabazi wo gufasha. Ndibuka baje kufasha, numva ndabakunze. Naje kugwaza umwana. Icyo gihe twari dufite ihinga, icyatumye bimbamo uwo mwana bunafite imyaka 24. Nari muhetse araremba. Twari mu ihinga. Baraza barafasha. Hari hakomeye, nibaza kuntu ihinga rigiye kumpitaho. Barampingira, nuko nanjye njyana n'abandi, numva ndabakunze. Uwo murimo rero nkomeza kubona bawukora cyane, bawukorera n'abandi benshi.
si n'ubwo gusa bakunze kufasha inshuro nyinshi ntaho nazirondora, numva ndabakunze. Yego. Ikindi nabakundiye ni uko n'ubundi dukora umurimo w'ivugabutumwa. Iyo dutumiwe nk'ahantu umuntu arakora nk'ubukwe akaba nkeneye ko mukora ivugabutumwa ku murimo wo kugira ubukwe nagize, nta muntu barebaho ukomeye n'uworoheje. Hari n'aho tujya mu bukwe nta n'icyarakiza abashyitsi tukajyayo, numva nkunze korari cyane yuko yitangira uwo ari we wese. Uvuze ikintu gikomeye ngo mukajya nk'ahantu nta kintu bari buze kubakiriza, biratangaje. Mukajyayo umunsi wose neza mugatahiraho. Tugataha. None se ntimutahe? Kandi twagiye tubikoresha inshuro nyinshi. Ntimutahe se mwitunganya? Oya. Twahamagariwe umurimo w'Imana, narabakunze cyane kubw'ubwo bwitange. Yego. Nuko Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro kuba nawe yaragushoboje ukaba ugikomeje umurimo w'Imana muri korali Witsemba. Imana ihabwa icyubahiro. Uko biri kose rero hajya habaho ibibazo bitandukanye muri izo ngendo mugenda mukora nka korali Witsemba. Nta bindi bibazo mujya muhura nabyo, cyangwa nta rugendo mwigeze kugenda uravuga ati yewe urugo ni urugendo pe? Ingendo twarazikoze nyinshi. Twarazikoze nyinshi. Ndibuka nkimara kujyayo, nkimara kujya muri korali, twatumiwe hariya mu gacaca Irubengera. Naho nayo imaze kubyara umwana wa mbere afite amezi 3. Nuko naho nayo imaze kubyara umwana afite amezi 3, dukora urugendo rw'amaguru rurerure cyane. Ntabwo nabashije kujanisha amasaha twagenze, ariko rwari rurerure. Nuvuga ngo mwavuye ino Igasovu umugeri Rubengera n'amaguru? Yego. Nuko dukorayo umurimo no gutaha tuzi rw'amaguru. Icyo nakundiye n'abayobozi bacu, hakabonekamo abanyantege nkeya babona badusize bakicara bakadutegereza. Mbega mwagiye babona babasize n'amaguru bakabategereza. None se ko tuzi ko korali bifite ibikoresho bya muzika, ubwo byo mwabitwaraga gute? Biyemezaga kwikorera ku mutwe, bakagenda mbega bakirana ko umuntu abashishijwe kugira imbaraga, akakira mugenzi we kugeza tugezeyo. Bakagenda bakirana ibyo bikoresho paka mugezeyo. Mugakora umurimo w'Imana, mwarangiza mukongera mukikorera bya bikoresho mukagaruka tugataha. Ngira ngo ku bantu batazi Rubengera uvuye Igasovu hashobora kuba harimo nk'amasaha 7 n'amaguru wenda. Cyakora ntarimo arimo. Biratangaje rero gufata urugendo rw'amasaha 7 ugiye mu murimo w'Imana. Ariko uko biri kose Imana ibibireba izabibahera ingororano cyane. Niye ntambwe rero uri muri korali ubona Imana yaguteje ukavuga ngo kabisa rwose ikimana yaragikoze? Ni nk'ikihe kintu Imana yagukoreye? Imana yakoze byinshi, ntabwo nabirondora ngo mbirangize, kuko ikindi kintu Imana yankoreye kubwo abaririmbyi turi kumwe mu murimo. Naje kugwaza mu rugo, ngwaza abagwayi 4 harimo n'umutware. Abarwayi 4. Ubwo haza kuboneka umwana umwe ajya mu bitaro. Agiye mu bitaro, abakobwa 2 bo muri korali Witsemba bitangira kumugwaza. Yamaze ukwezi mu bitaro, baravuga ati twe ntaho dushaka uzadusimbura, tuzamugwaza kugeza dutashye. Numva ndushijeho kugomeza kugenda mbakunda. Yego rwose. Uko bisa kose ndumva hari byinshi waboneye muri korali Witsemba. Byinshi. Imana ishimwe cyane. Imana ikomeze bambika imbaraga, mukomeze mukora umurimo, izabahe n'ingororano mu izina rya Yesu cyane. Amen. Mu minsi ishije navuze ijambo ry'Imana, kuko numva nanjye mfite ishyaka n'umwete ryo gukorera Imana. Nkimara gukizwa hari ijambo nasomye, Yesu yaje kuvuga ngo ishyaka ryawe Mana rirange. Nanjye rero iryo shyaka rimba ku mutima. Ukiraho rero uravuze ngo ukimara gukizwa, bishaze bavuga ngo hari n'ikindi gihe wabayeho utarakizwa. Waje gukizwa gute buriya? Nakijijwe nkiri mutoya.
nakijijwe nkiri mutoya kuko nabatijwe mfite imyaka 13. 13. ubu mbagwa nk'umwana w'itorero. Yego. Ariko naje gukizwa noneho neza mfite 16. Aha, hagati y'imyaka 13 na 16 harimo urugendo. Uravuze ngo naje gukizwa neza. Utarakizwa neza byari bimeze gute mbega? Ubundi mu itorero twarabatizwaga, ariko kuko twari turi kumwe n'ababyeyi batakijijwe, tukanywa inzoga tukanazipima. Yego. Ubu tukureba gushye wacuruje inzoga? Nacuruje inzoga nenze ikigage, najyaga kugura amasaka mu murira, nkenga ibigage. Yego. Ariko noneho nyuma yaho hazaho kuvuga ko ibigage bisembuye nabyari inzoga, nuko aho niho naje gukizwa neza ndabireka. Urabireka? Yego. Nuko Imana ishimwe ibyaguhaye agakiza, nawe uba wakiriye Yesu. Aha, komeza tubwire iby'iryo jambo rero. Ubwo rero mu minsi ishije navuze ijambo ry'Imana, nkaba numvishe ngarutse kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Yego. Ubushije ijambo ry'Imana naje kuganiraho, harimo ijambo rikuru rivuga n'ubundi ko umuntu ari undi. Umuntu n'undi. Yego. Iryo jambo rero naje kurisobanuraho muri makeya, niyo mpamvu nongeye kurigarukaho ko umuntu ari undi. Hejuru uko nubwo natangiye mbabwira ukuntu nabaye muri korari bakafasha, niho nakuye iryo jambo ko umuntu ari undi. Yego rwose. Imana idufashe. Amen. None uyu munsi numvishe nagaruka n'ubundi nje ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana, kuko umurimo wacu ari muremure ari mugari. Yego. Aha, ndagira ngo ubanze dusobanure iryo jambo ngo umuntu n'undi. Umuntu n'undi, impamvu ryambayemo nta muntu naryumvanye ahubwo ryanjemo. Yego. Ko umuntu ari undi. Umuntu n'undi yagwaye aramugwaza. Umuntu n'undi yaba akenye akamuha umwenda wo kwambara, akaba aramufashije. Yego. Yaba ari kurira akamuhoza. Umuntu n'undi. Yaba ababaye akamuhumuriza. Umuntu n'undi. Amen. Naho ngaho rero niho nakuye iryo jambo. Numvishemo ikintu gikomeye. Nuvuga ngo umuntu ntiyigira ahubwo agirwa n'undi. Okay, Imana niba umugisha ni mukaribu mukomeze. Ubwo rero noneho uyu munsi hari ijambo Uwiteka yashyize ku mutima. Yego. Tugiye kuganiraho riboneka hano muri izi zandiko Pawulo yanditse muri iki gitabo yandikiye Abakorino cya 2. Niho tugiye gusoma ijambo ry'Imana ku gice cya 5. Gice cya 5 niho tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma ku murongo wa mbere, turasomaho 30. Reka dusome mu izina rya Yesu urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5, dore ku murongo wa mbere tugere ku wa 3. Haranditse ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi zasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu tubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambika inzu yacu izava mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Imana idufashe cyane. Imana idufashe. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo iri jambo ryaranyubatse cyane. Iyi ngando tunihiramo ni uyu mubiri twambaye. Uyu mubiri twambaye utuzi ko guzasenywa. Ngo ariko dufite indi nyubako itarubatswe n'intoki yo mu ijuru itazasenywa. Amen. Nukuvuga ngo n'ubundi birakwiriye ngo umuntu uyu mubiri arimo none kuzagira iherezo. Yego. Ariko uyu mubiri umuntu arimo none birasaba ngo ye kuwisunga, ahubwo ashake inyubako imanuka iva mu ijuru. Ariko gakiza ariryo jambo ry'Imana. Iyo ijambo ry'Imana yarimo umuntu n'undi muntu uri muri we, uyu muntu wihanye
akakira ijambo ry'Imana aba arimwo abantu babiri. Niko ijambo ryambwiye. Iri jambo niko ryambwiye ngo hari indi nyubako itazasenywa itarubatswe n'intoki yo mu ijuru. Turivuzeho gatoya, ubundi Imana irema umuntu yakoresheje intoki zayo ikatugondo irema umuntu, ariko imaze kumurema yamuhumekeyemo umwuka. Uwo mwuka yamuhumekeyemo rero niwo bugingo buhoraho. Niwo bugingo buhoraho, kuko uyu mubiri twambaye ugira iherezo, ariko ubugingo ntabwo bugira iherezo. Nibwo ku munsi w'amateka n'ubundi aribwo buzaciga urubanza. N'ubundi niyo mpamvu tunihira muri iyi ngando, tuyihuriramo na byinshi, ariko nubwo tuyihuriramo na byinshi biradusaba ngo dushakishe noneho n'ubundi inyubako iva mu ijuru. Iyi nyubako imanuka iva mu ijuru, ariko iyo umuntu yihanye aba yakiriye iyo nyubako iva mu ijuru, aribwo bugingo buhoraho bukaba muri we. Ahangaha wambaza ati none abantu bose ntabwo iyo nyubako bayifite ko bahumekeyemo umwuka w'Imana? Aho ngaho ndahasobanura koko twahumekewe mw'uyu mwuka Imana yaduhumekeyemo, ariko bwo yawuduhumekeyemo ariko yatanze n'ubusobanuro avuga ati nubwo yaduhaye uwo mwuka birasaba ngo n'ubundi tugendane n'iby'uwo mwuka uzaba mu ijuru, ubwo itorero rizagenda hakaboneka ubugingo buhoraho. Uyu mubiri n'ubundi turimo n'ubundi kuzagira iherezo, ariko ubugingo buzajya guciga urubanza. Katunyaruke gatoya turabona ubusobanuro kuri iriya mirongo nashigaje, duhereye hariya ku murongo w'8 bagiye kudusomeraho n'ubundi imirongo 3. Haranditse ngo nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari, kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa ibibi. Imana idufashe cyane. Haleluya. Amen. Iyi mirongo ya 2 rero irabisobanuye, itubwira ko n'ubundi tukwiye kugira umwete wo kunezeza umwami wacu tukiri iwacu mu mubiri cyangwa tudahari. Iyi mirongo irabisobanuye, itweretse ko iyo turi muri uyu mubiri tukwiye kugira umwete wo kunezeza Imana, kuko n'ubundi hari igihe kizagera hakabaho guciga urubanza, umuntu agahembegwa ibyakoze akiri muri uyu mubiri, ari ibyiza ari ibibi. Ni ukuvuga ngo noneho uwanejeje umwami azahabwa ubugingo, ariko utaranejeje Imana azacirwaho iteka. Niyo mpamvu tugomba kugira umwete wo kubaha Imana, kandi nkashishikariza n'utari wayishaka kubaha Imana ngo agire umwete wo kwiyarura, kugira ngo atazahembegwa imirimo mibi, kandi Imana yarashyizeho imirimo myiza kugira ngo tuzahabwe ubugingo bw'abera bazahembegwa ibyo baruhiye bakiri mu isi, natwe twese tuzahembegwa ibyiza. Nta muntu wifuza guhanwa, yabona yakojeje agahanwa nyine nta gihano ngo kinezeze ugihanwa. Niyo mpamvu Imana yashyizeho inzira ebyiri kandi ishyiraho n'amategeko yayo kugira ngo tuyige tuyitondere, kugira ngo tuzahabwe ku byasezeranijwe. Turi ku isi turi abantu babiri, ngewe niko mbigereranya, uwubaha Imana n'utayubaha, ariko utubaha Imana ari gushishikarizwa kuyubaha kugira ngo ye kuzahanwa, kuko nta gihano kinezeza ugihanwa. Imana idufashe. Kayongera dusubirire hariya ku murongo wa 8 n'ubundi iyo mirongo hari yasubiramo kugira ngo n'utayumvishe ayumve neza. Nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari, kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo,
kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri ari ibyiza cyangwa ibibi. Imana idufashe cyane. Imana idufashe. Nuko ngo ijambo ryaranejeje cyane kandi riranyubaka, kugira ngo n'ubundi unyumva wese nawe arisome, n'udafite igitabo akaba anyumvishe yakwegera abafite igitabo cya Bibiliya. Ibi byanditswe byera n'ubuhanuzi butavangiye, bakamusomera nawe kugira ngo arebe imirimo akora muri iyi minsi ya nyuma, iminsi y'imperuka, kugira ngo n'ubundi atazasangwa yambaye ubusa, nta jambo ry'Imana yibitseho rizamuhakuraga ubugingo, ubwo hazabaho guciga urubanza ku munsi w'amateka, kugira ngo n'ubundi buri wese yige kuvangura ibyiza n'ibibi, yige gukora neza kugira ngo azahembegwe ibyiza. Umwami adufashe. Ijambo rero umwami yarashatse ko nongera kubagezaho ni iringiri, kugira ngo buri wese uryumvishe rimukomeze agenzura imirimo ye, kugira ngo n'ubundi ku munsi w'amateka atazavuga ati iyo nza kumenya mba naratunganyije nkakora ibyiza. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ndasanga uryumva wese asobanukirwa agenzure imirimo ye, kugira ngo n'ubundi uyu mubiri ushuka abantu utazamushuka, ubugingo akazabubura kandi wenda yarabwandikiwe. Umwami adufashe. Iri jambo dusomye harimo ijambo rivuga ngo nicyo gituma dukwiye kugira umwete wo kunezeza umwami wacu. Impamvu nange mfite ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana nuko naboneye byinshi mu murimo w'Imana byiza, nange numva nkwiye kugira umwete wo kunezeza Imana, kandi muri uyu murimo dukora n'Imana nayo ubwayo iratunezeza. Iratunezeza. Ngiye gutanga ubuhamya butoya ukuntu Imana nange yanejeje. Amen. Yanejeje. Iyo twayinejeje nayo iratunezeza. Amen. Imana idufashe. Ibitangaza Imana yankoreye nuko numvishe nabibwira n'abandi ku mirimo y'Imana ikora itangaje. Nanjye mu by'Imana yanejeje nuko yagiye mpa kubyara ntarushye, nkabyara n'inda zitandiye rwose, nkagira ngo wenda zandiye nasinziye, nkabona ndabyaye. Burya iyo wubashye Imana ukagira umwete mu byayo, nayo igira umwete mu byawe. Yego. Aha ndagira ngo hari ikintu ngira ngo udusobanurire neza. Uti wajye ubyara inda ntikurye, ukabyara neza, none ukagira ngo hari yakuriye usinziriye. Biratangaje cyane. Gerageza udusobanurire tumve. Hari inda nagiye mbyara nkagira ngo wenda yandiye ndi mu bitotsi, nagira ngo ugiye kunjya nkabona ndabyaye. Ibyo rero byananyuze ku mutima cyane, ndavuga ati burya yo wubashye Imana igukorera ibidasanzwe. Yego. Nuko Imana ishimwe. Ndumva Imana yagiye ibereka cyane. Ubundi tuzi ko kubyara, abantu iyo bagiye kubyara biba ari ikibazo gikomeye cyane. Hari n'abavuga ati Mana undengeje ijya none rwose nazagukorera, ariko Imana ikabikora ukabona ubyaye neza nta kibazo. Nuko hari aho Imana itetesha umuntu, nubwo turi mu isi, ariko hari aho ugera ukabona ko igutetesheje. Niyo mpamvu ushishikariza abantu kugira ngo bagire umwete wo kunezeza Imana, kugira ngo nayo ijye ibigaragariza mu byayo, nyine bakorera ibitangaza. Imana yakoze byinshi. Natangiye mbabwira ukuntu Imana yagiye yigaragaza, ngwajije ikigaragaza ikabegura. Yankoreye byinshi. Ndongera ngaruke ku ndirimbo naje kuvuga ubushije ya 70 mu gakiza. Imana ye yarampaye ntari nashaka, ngo Imana irakurinda mu nzira ucamo, uyimenyeshe ibikubabaje. Iyo umenyesheje Imana ibikubabaje, nawe uri kubona utayisuzugura, nayo irigaragaza. Nayo irigaragaza. Niryo shyaka mfite ryo kubwira abantu ngo bagire umwete wo kubaha Imana, kugira ngo nayo ijye yigaragaza mu byabo. Imana yagomeje kungirira neza, nkuko nababwiye ko
imana yagomeje kunyigaragariza igakora ibitangaza byinshi. N'ubundi mperutse gukora ubukwe nabutangiye ndi kuri 0, ariko imana itangirana nabwo ikora ibitangaza burangira neza, ibintu byose irabikora. Numvaga nta bushobozi ifite bwo kuba nabikora, ariko imana yahagaze nk'imana y'inyembaraga y'inyamaboko, byose irabikora, mbona ibirangije neza. Ibyo ndi kumva ashishikariza abantu kubaha imana, kuko igenda igukorera ibidasanzwe byinshi, ikagutetesha mbega muri makeya, kandi ikazaguha n'ubugingo, ikazongeraho no kuguha ubugingo iyo wayubashye utayisuzuguye. Amen. Numva ndangirije aho, Imana ibaho umugisha. Yego, nawe Imana iguhe umugisha. Urakoze kudusangiza ibyo byiza Imana yagiye gukorera. Imana ishimwe cyane. Mwese mwari mudukurikiye, ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Turagira ngo ducumbikire aha ngaha, gusa turashishikariza gukomeza kudukurikirana kugira ngo tumenye iby'imirimo y'Imana igenda ikorera abantu bayo. Dusoza rero, reka tubasabe n'ubundi mudusengere. Ni karibu. Turagushimye Nyagasani, tugushimiye ubuntu watugiriye kuko udufashije muri uyu murimo bukeneye ubwenge buva mu ijuru. Turagushimye kuko watubashishije. None turagusabye ngo ugomeze kudushyigikira, n'abazumva bose mwami turasenze ngo imbaraga ziva mu ijuru zigomeze gukora imirimo n'ibitangaza byose be nk'uko ushaka Nyagasani, ko twinginze. Amen.